tuzagira amahoro. Nukuvuga ngo uyu munsi wa none niba twifuza igihugu cy'u Rwanda ko kiba cyiza, nuko abakuru b'amadini n'amatorero babigiramo uruhare. Ntabwo igihugu gishobora kugira uruhare ngo amahoro aboneke cyo cyonyine. Kandi mumenye ko igihugu kigizwe n'aba bantu, kigizwe n'ibijyanye n'iyobokamana, kikagirwa na politike. Kandi iyobokamana naryo ni politike ariko y'umwuka. Haleluya. Iyo wasenze neza abantu ukabatoza amahoro, ukabatoza kubana, ukabatoza gushyira hamwe, ibintu bigenda neza. Nababwiye ko Imana yavuze ko ishaka ko abantu basenga kumwe, ishaka ko abantu basenga kumwe. Kandi iki nicyo n'ubundi nashemwe, ni ukuvuga ngo nitudashyira hamwe ntabwo umwanzi tuzamufata, ariko nidushyira hamwe tuzamufata. Ndagira ngo